kuko n'abantu bari ku muhanda bashonje utabonye icyo kurya akamara iminsi biratariye kubera ko yabibuze, ntabwo bisobanuye ko yakirukana abadayimoni. Ahubwo umuntu wirukana abadayimoni ni umuntu usenga, ni umuntu wiriza ubusa ari no gusenga. Ibyo ni uburyo bubiri dukoresha, gusenga no kwiriza ubusa usenga. Ibyo bintu bibiri byose bijyana. Ntushobora gusenga utizera, kuko iyo usenga iri mu ijuru ukeneye kwizera ko ihari nturanayibona, ubona imirimo yayo. Bisobanuye ko ntushobora gusenga utizera. Ikindi cya kabiri, ntushobora gusenga utiyeza, ubwo ntabwo kwaba ari gusenga. Ntushobora gusenga utabwira Imana ngo ibi nabikoze nabi, nacumuye, nabaye umunyabyaha, narengereye. Ibi byose bisango niba usenga ujyana no kwizera no kwiyeza cyangwa se no gusaba Imana imbabazi. Kwiyiriza ubusa, gusenga no kwizera byose birajyana no guca bugufi. Mu yandi magambo, iyo ushaka kwirukana abadayimoni bisango wizere Yesu unasenga. Ibyo byirukana abadayimoni. Ushobora noneho ikindi, hari abarenzeho rero ko abadayimoni bararenze, hari aboroheje n'abari hejuru cyane ko bafite nabo amakategori.